kuva imana. Hari ikibazo se? Hari ikibazo? Natetse ibiryo biri hariya bishaka wagenda ukareba ntarebe. Ngiye ariko iki si ikibazo ufite ngewe. Yo ikibazo ufite no ukuntu kabyo kwigira idage. Reba nk'ejo bundi ukuntu bifasha bakatwataka kandi byitwa ngo niwo mukuru. Ugaceceka tukarinda aho turengana. Rega biriya bintu ni ubucucu bituma n'umuntu akumenya. Brother bura kuba mu isi ni ukwitwararika. Uriya none si iyo ujya gutera amahane bakagukubita nk'ikintu. So kujya kwivuza si ukugora imiryango. Ariko kuba twaritonze tukava mu kibazo twitonze urabona ko tumeze neza nibura. Jya witonda muvandi. Iyi si ntabwo biba muri igisazi nayo ngibi igisazi. Byazagenda gute? Wagiye witonda. Kwitonda ndabyumva. Ariko hari igihe sometimes turakara cyangwa tukagaragaza umujinya wacu kugira ngo turwane icyuhero cy'umuryango. Rega ikomeje kumera gutya abantu barakumenyera bakagufata nka zizenge zebede ukamana yigendera. Rero umuntu agomba kwerekana uwo ari we. Kwitonda ntabwo byanze, sibyo? Uzaburekere ntago ari umutima nta hantu no kubyazakugeza ahubwo uramvangira ibintu ndimo ndasoma no tuntu kwishura ubu bintu ndi kuvuga ntago ari ingenzi guharana icyuhero cy'umuryango ndabaretse ngasoma turangira abasituza ndi nande muvugana ko nari umwanya ufite hari izindi gahunda ufite se zitari za zindi wabugiyemo gahunda zo ndazifite sibyo ariko n'izina ry'Imana utahinduka ngo ube umuntu riseriye shaka amenye ko uzagasesema n'abana bavutse ejo bundi baraje bajya bakumenyera urabizi girlfriend ziriya boro and once atera ntabwo njya nzifana tunzwe gutera amapayini ukabona just yazanyemo ubuntu bw'ubugorishye cyahoze imana nawe ujya ubibona bariya baniga ni fake nta kintu kibereyemo ariko reka mubwire ubundi nitwe ba tiktoka tuje gucungura tiktok man kamubwira ubundi tiktok niho hari life yanjye cyahoze kabisa hanyuma turawesha uziko ari mwege bantu jamana bangiri ideni nkabona na kintu bibatwaye mufite amahoro rwose muri kwidegera njagi uyu munsi rero ko nakuza kubesha kuraza sibyo mbare mu mafaranga yanjye rego umuntu abaguriza mubabaye sibyo siko mana bajyaho na kintu babwiye mani birakitubwiye ariko mani nta mafaranga turiho n'ukuri kw'Imana nta mafaranga dufite gusa twaba tuyafite tukayakwina mani ukubiza uri inshuti yacu mani yego inshuti yanyu he ku mafaranga nese Yuda ntabwo ari inshuti na Yesu ntiyamutanze ku mafaranga mva mbabwire mwe abahungu bahaye iminsi 2 nigera ngiye ntarabona amafaranga yanjye nzishyuza mu buryo bwanjye none mwanze mu buryo kumvikana nzakoresha mu buryo bw'imbaraga umucunguzi wa tiktoka cyane ubwo uri kubaseka mwana nawe nabonye bitaraza fresh nyine tu just hari utuntu nyine ujye ukora abibona nyine ko nta bitaraza neza dupa tw'amabyi tw'amase gutese kandi ntago wabonye ejo bundi dupa nari ndi gutera dupa kopeye kuri titi uziko nateye dupa aba influencer bose bakaza kunyaka kurabo man si titi se wadukopeho reka tureke ibintu nibyo ngibyo nawe jya uhimba utuntu tw'udupa twawe ubuza kujya utuntu n'utundi ubu uri kuhambonye ntabwo udupa ni ukuri kw'Imana utwo ntabwo tukigeze nganyemeza jya ureba kuri hera kuri turiya nateye ejo bundi reka dushyiremo akaziki ntari dukore reka dukora reka nze noneho nkavanemo ndebe ibyo ari byo ariko ntuze gutera pa nka za zindi za micucu yakazanye nawe reka amapange ngiye kukwemeza wirebera asha mucunguzi wa TikTok twagiye ntanziza je nkwe mu gihe mani nitubona tuzabikorera mani nimushaka nimuzabikora kuko kwa kane ntajya nabona amafaranga yanjye irahene uwaragije kwa Kamana zagenda nyifasha
nanjye uzaza kwitorera ko uzana aya mafaranga. Nzabigukorera mwana. Nushaka uzabyihorera, njye se ndi kubinginga sanjye n'abaha. umva mani sero urabizi ko dodane tumurimo ibice sibyo ariko nubwo ejo twakoreye amafaranga ari amafaranga yo byama twari kuburara mani urabibona Twari kuburara rero reka dushaka ukuntu dushaka ahandi hantu twiba tumwishyure mwana nawe aratuzonze kandi ni nabyo tuyamamazemo igihe kinini mwana sha ni igihe kinini kabisa reka tuyamuhe kabisa shahinga ariko mani nawe urabijyamo urabizi ndarwaye mfite indwara imereye nabi subiza ukuntu navuye mu rugo ameze mwana mani nari byemeye sibyo urakoze kandi ubikore neza wowe ntugire ikibazo gusa njye ngiye kubikurikira kandi biracamo turabona amafaranga tumwishyura nta kibazo Hamwana urabona ko biri buze cyaza kabisa tugende reka tugende cyane sha tugende urabonye ko byatangiye kuza dukomeze ahubwo Dodani Reba iki? Doda nyine hari ahantu narigiye ni umuntu dusengana aransabye ngo mushyire udufayiro nyine tw'ibintu twari twanditse nyine twari twemeranyije mu nama twakoze ubushize nashaka uniza igikapu nutwaremo Ako shaka wagere ku bugoryi ugeramo hano. Se basi ntujye nabo umuntu mukuru basi n'amasegonda 5. Igikapu ko kiri mu nzu nta kindi kugikoresha uri kukinira ngo bigende bite. ese muvandisi w'icyayi se wowe wakiguze nyine Ntirakiguze ariko ni iki? Nese ibintu biri muri iyi nzu. Ngiye hari ikintu cyane bwafatanye guteye. nitore Nitore. Kiyore niba utagishaka. Ikintu gifatanye. Sibite icyo kibazo. Nyamara tugomba kuvuza da. Doda naringiye None nagira ngo tujyane cyangwa uri kunyaka iteke. Nawe garuka. iki ese ugiye kukinywa Ibi ni ibiki wa muhungu? Aho uzagira ubugoryi ugira ubugoryi ku bintu byose. Umuntu arapfa agapfa hirya hino hagati ibumoso hejuru ese si hasi. igikapu Cyamaze uretse ko nuko bafunga igikapu. gifashe Akazi mwene. Wagicutso rero ukeneye kuzajya unakubita ufunga neza. Kagere neza ku buryo kuba ari supu rero bigaragara neza. Hari igihe umuntu avuka hano umuntu akavuga ati mana yagase. Basi niyenza kuvukana n'ihene cyangwa n'intama. Wenda yagutera umuzimu ko nayo bakayishwe gusa nkawe wamarira. genda Kamba. Nushaka kugendesha amasupa ko ugereye ubuge. shara yitwaye sha imboga zacu sha se bundi ubu flop igiye kuba flop nyine nta kundi kuki imana ibigenjeje gutya ariko nk'ubu wamunyereka mana we nyababahu kandi ushaka umuvanga byumva se baba abagome shaka
akadadi wayicomorera bagara fasha Nikosha uri kujya he ari njye hano hirya mu kijyanye n'ibyo ndashaka iyo bagara rero ujya pa ubuse barimo we amaze igihe kirekire mutadusura ariko nawe wari warabuze ariko reka barambabaza nuko muri isuku n'umuvandimwe mwagiye mugira inama n'injiji inama yerekeranye n'iki ni kamanari cyo koza nabonye yarivuguruye da nyine ntabwo ari yanjye niyo muri umuntu yaranije ngo mwari muto ubwo ntabwo ari yanjye reka ntabwo ari yanjye ahubwo nari ngiye ujya he herezo baka mwana kira kuba mu cyapa no petit frère aranyica bayivuguruye ariko urabizi yego reka ibyo bintu tubyihorere ubundi arahana muvandimwe nawe hari musanze agiye ngo se aje nk'iminota 30 agiye reka natwe nyine ubwo tube nta twigendeye muhungu wacu no kwicara ariko mama mutegereje ariko iyo urebye ubona akiza imibare na shimi nka mbere yirirwa mu bitabo bajyana n'ubwenge gusa biriya binabikomora sombaze yo kujunjama nibyo navugaga ntabwo mbizi watugeze ko turi shapu ariko uze kumubwira ko twaje kumara aya ntarebe reka tugende Baragiye. turaza kugaruka yacu mama mutegereje ariko aya ntarebe yagiye karuba ashobora kuba agiye kugaruka turaza mu kanya wowe ubwo rero mumukeneye mugaruke mu kanya ashobora kuba yaje twaba dusubire tugeze iwanyu turakubura gusa amahirwe nuko tukubonye uzi ibintu byatubayeho ibiki bibayeho se ko nanjye bimbayeho hari akaga nshuti zanjye none se ko mwansuye ubundi shaho zibe tubayeho mwana shaho wahora n'iki ubu tugiye guforopinga wumve ngo ubu tugiye gutangira kuri dawuni ni uguforopinga gusa se ahubwo ko ari no kugwa shaho kandi mani dore niwe muntu twizeye wenyine wadufasha uzi ukuntu byagenze twari turi gukora challenge dukora nk'iminota 30 nyine turushye tugiye kunywa amazi ngewe narajyabo tugiye kunywa amazi nitugerayo mu gihe nyine turi kunywa amazi turutse inkokobotsi y'ababa we shaho ibi dutwaye telefone na radiyo byacu turi kwikorera challenge yo mbega agahinda mwahuye nako abajura barateye nanjye mu kanya bamvuyeho tubireke none se murajya mbafashe nyine icyo twavugaga urabizi nawe uri umuhanga kandi natwe turabizi icyo twagusabaga nta kuntu wayitarakinga tukakabona iyi foropo tukayikira rwose turakwizeye mwana wirirwaga mu bitabo twariganye turakuzi ahubwo wadutarakingira tukamenya ahantu agafone kacu kari tukagahiga tukareba ko twakongera tugasubira ku murongo n'ukuri kw'Imana ubu tugiye guforopinga dutangira kuri 0 wadufashije muvandi yo nakabafashije nyine ariko nanjye nahuye n'ikibazo gitunguranye ngiye kuganiraho n'umuvandimwe gusa muze ejo nyine nabafashe nyine si ukubyanga munyihanganire ariko ejo nyine mumbabarire nyine nshobora kuzabibakorera nubwo bigoye ariko urabizi reka ntari bitubyihore n'ubundi twaba tugufatiranye n'ubundi nawe ndumva wagira ufite ibibazo reka twigendere nayo ubwo ngubwo nta kibazo ubwo ejo turakugeraho kabisa ariko ugabanye gusoma ibitabo ikibazo cyacu sibyo ahubwo nta hejo bro mwiriwe nyine cya gikapu nyine narindi kumanuka umuhanda wo kwa Yohana mpita mpura n'umujura nyine arakinyaga nyine yaje aragifata aranira ubwoba ndakimuha ko nyine yagaragaraga nk'umuntu nyine ushonje
ndavuga uti ntabwo niyo nagitwara ntiyakigurisha nyine akabona amafaranga yo guhahisha akarya arirukanka nyine. Ndavuga uti reka mwihorere n'ubundi nabona n'andi mafaranga wenda tukagura ikindi ntanakikwishyuriraga. hanyuma uramubona igikapu arakwambura umugongo uramuhereza arirukanka aragenda. ubundi wajya utekereza mani, wajya ukura mu mutwe ukareka ubugoryi nk'ubwo ngubwo mwana. iyi si ntabwo wayiba muri igicucu gutyo mwana nyagase. uzi ko uri kunyaza mwana, ugira ngo wumve ukuntu mvuga, wajya ureka kunzamurira kamere ko. ariko wajya ugerageza mwana, ntabwo uri kwibuka umuntu waba wakwibye nkwereke mwana. ngiye mfite gahunda nyinshi ndagiye, sibyo? hari umuntu ugiye kureba ugiye kumpa amafaranga yanjye, ariko sinarya Imana yo mu ijuru do. ntabwo mpebye icyo gikapu, ntabwo nagiye. kandi reka nkubwire wa muhungu, nakwereka nicecekere nigire ikintu ndeza yewe uriya ndakara ntabwira umujinya mu. Yewe mbega umuvandimwe mfite, mbega umutima mubi, nubwo yafashe umuntu bahuriye ku nzira we cyakoza ndumva. mani se urabizi ko dukeneye amafaranga yo kwishyura uriya muntu, sibyo? urabizi kandi urabizi ko tuzonze tumereye nabi, urumva? kandi uribuka ko ya fone wacomoye, urumva, twayigurishije ntitwamwishyura. kandi koko bro, ya fone twagurishije ntabwo twigeze tumwishyura, ahubwo reka dushaka cya gikapu ntitwamwishyura. sere niba agiye kugusetsa mani, urumva, haraheba n'ibyo umujamo igikapu, ariko neza ameze nk'inanga neza, wayabona n'ubwo nkagira mu mutwe. ye nagiye mpita nyimwaka, nta no kuvugana no kugusha, nta nubwo ateye igeni. ako kanya mpita nyaruka murabyo ibaze kabera abantu abamito rwose ntabwo bajyamo. Jogi, ibyo nibareba mani, iminsi yanyu nishakire mu mafaranga njyana. Shyira hano, mushyira hano ibyanjye. abuze ko mwana tumaze iminsi tudakora mani. ibyo nibareba, mwakora mutakora, iminsi ibiri se yageze, aho zisezerane niho zihurira. izindi jambo ndibutse ibuka, dufite ingwate mwana twaguha, ariko ingwate ikintu kigaragara, ariko amafaranga ni menshi. irindi jambo ushaka kumva ni ijambo rivuga ati tora amafaranga yawe. uriya amafaranga ni shamani, rero niyo baga mfite ifite amafaranga menshi hafi, ni ukuri ko Imana irimo amafaranga. yizane mani, iyo baga niba ihari, kuko uno munsi simva mu rugo nta kintu. kamakurebere nare ariko natasere genda uzane iyo baga, ariko natamuze amafaranga samaze igihe kinini. ibyumweru bigiye kuba bitanu, igihe si kirekire, ibyumweru bitanu ni kirekire, ariko natwe reka tubiguhe nta kibazo. nyine mubangukane iyo baga, ndebe iyo baga. wafata mbe mu maso, fata mbe mu maso. niki iyi niyo muri ryo kumama ingwate. sha ndabishe we, ndabishe mana nyagasani. iyi baga mwayikuye kwisi iyi baga cyangwa twayikuye ntabwo hakurira mwana, birakureba cyane baga tuve mu maso hari ikindi. iyi baga shaka uko tugora buriya jewe mbere yuko fata imyanzuro ndabashaka ko musobanurira na baga mwayikuye wenjaki. ine baga mwayikuye, ariko uzi ko ari byo mwebwe mwibye mukuru wanjye. rero kubera ibyo ngibyo, kubera iyo mpamvu ideni ndikubye kabiri, ubwo bwo bwa 40 nta tolerance nta mikino. kandi iminsi 2 niyo nongeye nkaba imiyaga se nkamaje kwirundamo, iminsi 2 mbona amafaranga yanjye. goodbye, I going. ndaje nawe warasaze wibye mukuru wa Dodani man. ntabwo bizi nese igikapu cyari kimwanditseho mwana, cyari cyanditseho izina rye. nese ntabwo wari umuzi. nari muzi se byawe ko nasanze ari ikintu cy'ikidebire cya mahinja, nkahita nyicyava nkahita ngenda. ako reka nkwereke dupanga indi misiyo. aka ni agasuzuguro kuza akadukubitira iwacu man mu rugo rwacu. ni agasuzuguro ni nese nyine iyo ureshya n'agafuni nyine niko bigenda. ntabwo utamushobora mwana ngo urarwana nawe, waba ujya kurwana gushyikiye mu bisi. njye se nanyicariye mwana. ako se ibintu namureza kuza ntabwo ari byiza, ako nyine nakunde kamuhigira ibiceri bye. none wakora iki? nawe uburana n'umuhambanyi Yego kabisa.
sere niwe washyize kano gaseke hano ra reka ndarengana. Muvandi, ubonye iki mani? Muvandi, wabonye iki kutambwira mani? Muvandi, ufite ikihe kibazo kuko wari unyishe? Umuvandimwe wawe gira ngo ndi umuvandimwe wawe ahubwo urinde urinde wowe Nubwo washobora kuba atari inshaki. Anjije igikapu cy'ingiki ni umuntu ungana kuri yo ruzinga urudande ubuzima nkuri wagira ngo arya rimwe ku munsi nabwo birya aziritse ku minyururu utagiye gupfa. yozi ko cya gikapu ari cyo ukimwatse gute iwe nari namufashije disi yo ariko yari yakinyatse muvandi yari yakinyatse pe uzi ko wagira ngo ubwonko bwawe burimo umugesi uzi ko wagira ngo ubwonko bwawe buhinzemo urumogi umuntu nkuriya ko ariko mani mwana gasa untera umujinya uri kujya gufasha abantu urifashije wowe ntabwo nari nakigutije cyari icyawe. muvandi rega ibibazo byose ntabwo ari ngombwa ngo utungane wagiye ugira umutima mwiza. Icyo ngicyo ni ikigiye kuzira rero umutima mwiza uba urangura he kubwo ari ubugoryi nta mutima mwiza uri muri ibyo bintu nushaka mu bwonko bwawe icyumba kiriho ubugoryi igisiga kuko ibyo bintu biraza kubukora ubundi wowe ntabwo mwaterekeraga wamwe nyabingizi kubungamo uzikura. Dodani Ibiki kagaseke niwe wakazanye hano mana hatse kunesha umutwe mani nyuma y'ibyo ukoze na ushaka kongera kunyaza mwa ushatse kuvuga